JB bisobanuye iki se? JB nyine bisobanuye George Vanette. Oh papa wahageze cyore. George se umeze ute? Umeze neza? Meze neza cyane rwose papa. None se undi papa urugendo rwagenze rutera? Urugendo rwagenze neza. Uretse ko nyine navuyeyo batanyishyura amafaranga ya projet ya nyuma bitewe nuko nyine iriya company nayo ndimo ndakorera yari ifite nyine amadeni yari yoberemo bank. Ariko rwose papa ngiye nkunda kwibaza buri munsi nimba ibihugu byose biri mu madeni nta gihugu na kimwe utasanga kiri mu madeni amafaranga yose bashyiriye kandi amafaranga ajyayo. None se uko yavanga ibiryo by'imbwa babyongereye uburyohe ngo biraryoshye cyane n'indobere kumve ko biryoshye. None ikindi kintu nje nibaza bavuga ko Black Box ari agasanduka nyine gakomeye cyane gakoze mu byuma bidasanzwe ku buryo indege ikoze impanuka ko ntacyo gajya kaba ahubwo kerekana ko ibintu byose byagenze. None ku kindege yose batayikora muri ibyo byuma bikoze ku kuma. Jori, sha ibi rwose nanjye ntabyo nzi pe noneho. Ariko sha uziko noneho muri no minsi ubwenge bimo buragenda buza buhoro buhoro. Ereka papa nawe bwega ndarenze rwose ndabizi nawe ndabizi neza kuzagera ukanyemera neza rwose ko ndi umuhanga. Ariko sha Jori ubundi umva wifuza kuzaba iki numara ko umuntu umugabo nawe umaje gukura? Ndashaka kuzaba admin wa groupe kuri Facebook. Jesus. Umva kandi oya ndavuga nyine numara naye gukura ni iki uzahereza mama wawe nanjye nyine nk'umuntu umaje kuba umuntu umugabo. Nzabongera nyine mu nshuti mfite kuri Facebook. Jesus Christ. Akubiye n'umusuzi w'umusaza. Ndimo ndavuga nyine numara kuba mukuru ni iki uzaduhereza nk'ababyeyi bawe numara gutangira gukora amafaranga nyine. Nzabahereza password nyine n'izina nkoresha kuri Facebook. Ariko Jori none ngiye ngo warasase gusa. Kandi none ubwo sinumvisha ngo atangiye kuba n'amazeru mu ishuri. Oya rwose papa hango rwose nge ndarengana pe. Nubizi ko ngiye buri gihe mura ndi uwa mbere nubwo barimo babanyanga cyane. Okay, sawa ndaje none mbisuzume ndebe. None se ubundi uramutse ufite urukweto rumwe kandi none urwo rukweto ukaba rugufite kwambara gusa nta rundi. Ariko ngiye noneho nkaba mfite inkweto 7. None nkahitamo kuba naguherezamo inkweto 2 muri za zindi zo nari mfite nge kwambara. None ubwo nkimara guhera izo ngizo ubwo wabyize inkweto zingahe zo kwambara? Umva nawe rasura urukweto rumwe se? Urukweto rumwe? Cyane rwose ni urukweto rumwe nyine. Kwiki gute se? Nyine biroroshye. Nawe urabyumva nza mfite urukweto rumwe bitewe nuko bya bindi zazinde ebyiri uzampereza bizaba ari nini bitabasha kunkwira. Ariko Jori none uzi gusigura mahinduka ikigo ry'ineza neza nsige nibaza ahubwo ubundi ngubu ni ngiye sora cyangwa barantubura. None se nakongera iki kindi? None se ubundi nkubaze wigeze ubona ingurube ibwagura intare? Ubwo ushatse gusobanura iki? Nyewe ntacyo. Ariko rwose maje kubona Imana igitanga umugisha ikahohereza abana bayo bakabahinduka bakire kubwo umugisha yabahaye. Yego nyine ndabizi ko igi bikora ariko se ubundi bashaka gusobanura iki? Ikindi kandi na Satani rwose ni umukire cyane kuko ajya abasha guhereza abana be bukire nabo bakaba basa kuba bakire nyine binyuze mu gucuruza ibiyobyabwenge, ubujura, harimo za ruswa, gushimuta abantu no kubacuruza hamwe n'ibindi byinshi cyane rwose. Erega byose ndabizi ahubwo nyine ndibaza urimo urashaka gusobanura iki? Nyine icyo nshaka kuvuga Imana igitanga umugisha ariko igihe cy'intangaza nuko we nawe yaguhaye. Ngo ngwiki? Kandi na Satani nawe atanga amafaranga ariko igitangaje nawe ntayo yaguhaye wabaye umukene gusa ngo nta kindi. None papa wombwije ukuri ko kutambeshye ubundi wowe papa wawe ni Ariko Jori uziko rwose muri no minsi umaje kugira imico rwose itari myiza habe na gatoya iruti y'ingurube. Nyine papa urebye nyine mbabarira nyine. Nereje ikintu gitangaje nagiye kumva numva pilote w'indege aravuze ati ni pilot urimo uravuga ngewe na team dufatanyije no murimo wo gukorana mu ndege twese uko dukorana ku ndege tubahaye ikaze rwose mu ndege yacu 633 iva Kanombe ikaba yerekeye Nairobi.
ubu tuvugana turi hejuru mu kirere fiti 36 hejuru y'ikiyaga cya Victoria. None ikindi kandi nuramukurebye ucishije mu idirishya urize gusanga yaba rimwe ry'indege ryavuyeho na moteri y'indege nayo irimo irashya. None nureba mu idirishya ukareba hagana hasi urebye neza uruze guhasanga akato k'umuhondo gatoya kari mu mazi. Aho kato karimo abantu batatu barimo baragusuhuza bagupepera. Harimo njyewe uwo dufatanyije imbere muza mu ndege n'abandi bakozi bose mu ndege bose turi kumwe. Ubu tuvugana ibi ngibi murimo urumva ni message twarikodinze imbere yuko tuva mu ndege mu gihe urugendo ruhire. None se ubundi Jori kuva havuga ko nzi ko utarajya mu ndege ibyo byose wabikuye he? Oh, nyine papa byambaye nijoro n'imiryango irimo darota. Ariko bone tukivuga kuri ibyo ngibyo ubundi mama rero ko ntaramubona kandi kuvuye nagera ahangaha. Nyine urebye mama ejo bundi yaguye mu cyobo rwose. Jesus Christ. Mana yanjye humva iki? None se ubundi ubungu ameze neza ra? Ibi none ntago mamuntu. Nyine byashobora kuba ameze neza kuko ejo nyine nibwo yarekeye guhamagara ngo nze mukure muko n'igihe bari bamusunitsemo. Ariko papa rwose mfite ikibazo rwose ushaka kwibariza pe. George, icyo kibazo se kandi ngambwira twumve. None se undi papa ndagira nkubaza ubundi kuki wambyaye? Things say they wise. You are a woman. Umva George nawe ra nuko nashaka kwitwa papa wawe. Nibitwa papa wanjye se ngo ubundi bigende biti. Kugira ngo nyine nawe uzite umwana wanjye. Nitwa umwana wawe bigende bite se? Umva nawe ra kugira ngo nyine nge nawe tube papa n'umwana. None se ubundi ujya kumbyara hari ikintu wumvaga wifuza kuzampa? Reka ntacyo. None se ujya kumbyara ari imitungo wari ufite wari waravuze wowe wayera azayeraga. Ngo iki? Reka ntacyo. None se ikindi ngira ngo nkwibarize ujya kumbyara wari ufite inzu nini wari wabuze umuntu wazayikuberamo? Wait a minute. Ariko si bini bikibaho. Reka ntayo. None se niba atari umutwe mubi ni cyaguteye kutumuza mu ijuru akansanga none nimereye neza wanyize ukaza kunjana mu no muhangayiko umeze gutya. Kubera iki ndagira ngo nyine ubimbwire neza. God have Ariko mercy se upon papa us. uvugisha ukuri ko nigeze nguhamagara byibuze nigeze pasi nk'ingiye nguze kunkurayo. Icyambere wagiye no kumbyara kwanza utabanje no kunsaba uruhushya. Ariko se papa ubundi koko uvugisha ukuri ni gute wagiye kumbyara utabanje kumbwira? Rwose harimo no kwica amategeko agenga uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Iye rwose ibi ntabwo nabyemera pe. None ikintu gitangaje kurusha ibindi byose wari uzi yuko The Ben muruta isaha imwe gusa tuvuka ibaza isaha imwe yonyine. Ibyo rero bisobanura yuko iyo wajya se urategereje iyo saha imwe yonyine iyo saha nyine The Ben yo yavukiyemo neza neza nakawe naravutse ndi The Ben nawe wakaba warabyaye The Ben mwanya wanjye. None ubwo nakabaye ndi The Ben na The Ben nawe yakaba yari yitwa njyewe nyine. Iki none ibyo ngibyo bisobanuye ko ari njye wakaba barashatse Pamela. Ubu none nanjye abantu bakaba banyita Tiger none The Ben nawe nyine akitwa JB. JB bisobanuye iki se? JB nyine bisobanuye George Vanette. Jesus. Noneho mbwira ubu noneho Things say they wise. George rekera ubwo bugoryi uri muri ikoresha ahubwo none wagize umbwire byabaye kuri uwo mukobwa bamwe baravuga ngo wenda gusashaka. Nyine papa ukuntu ibintu byagenze umukobwa nyine atangiye kujya mbona mpagaze imbere y'inzu y'iwabo buri nimugoroba nyine nge nihagarariye gusa nta kindi nkora. Nyine yakomeje kugenda mbona buri gihe nimugoroba kandi none akajya mbona no muri za weekend. None ikindi sinigeze ngerageza rwose no kuba namuvugisha cyangwa ngerege n'ikimenyetso namwereka. None nge nabaga nagiyeyo igihe cyo nakoraga gusa nyine kubiba nigendagenda aho hafi nira muri telefone yanjye rimwe rimwe ko nanyuzemo nanjye nkanamureba da. Byakomeje kugenda gutyo nyine paka nyine umwaka ushize. None ari umukobwa ageze aho ngaho abibonye ageze nyine atangiye gutekereza yuko mukunda ariko nyine nkaburenda kuba narabivuze ko mbimubwira. None aragenda abibwira ababyeyi be byose. Naho bagezeho nyine barambona noneho nabo barankunda. None nibwo bagize bicaza imiryango yose batangiye no gutegura igihe ubukwe buzabera. Noneho bigeraho bisaba umukobwa nyine God kuza have mercy akabinyibwirira. upon us. Noneho umunsi wakurikiyeho nyine yaraje azaho narendi atangira kumbwira ati muraho nitwa Alice naye nabwo ati muraho neza.
nawe ndamubwira ati rwose nanjye nitwa George. Umukobwa noneho kumva ibyo ngibyo ahita asara, yumva neza neza birahura neza nk'ibya George Bush wayoboraga nyine Amerika ari perezida. Noneho umukobwa arangije atuvuga turabizi rwose ndagushimira cyane bwo kwihangana kwawe wagize utaracitse intege nk'uko wakomeje kujya ugaga imbere y'inzu y'iwacu rwose umwaka wose, none dore ukaba urashize none igihe cyose wakoresheje ntabwo cyapfuye ubusa kuko rwose naje kumenya yuko nkunda nubwo rwose byari byaguteye isoni kubimbwira. It was at this moment that he rwose knew. ndakeka nanjye ndagukunda cyane, none rero byanshimisha rwose turamutse tubana. Ibyo ahubwo ndaseka ubwo ngo mukanda ndaje nambwira ati rwose umbabarire rwose mukubabarire pe. Rero urebye inzu yanyu ifite wifi kandi wifi yanyu nta password rwose ifite. None rero nizeraga hano buri munsi nimugoroba nje kwikoresheje wifi y'ubusa kugira ngo niganire nyine na sheri wanjye dukundana ta.